muri kiriya kivumu tugirariya habamo umugazi wakimeze nk'ubamo buri gihe niyo ngize nza ncigiraho niko tumeze. Tuzamura ibiganza ku bwawe. Haleluya! Amen. Abo baturage bose bazaba bavuye mu kayokwe iri abatigeze boga amaguru, batazi kwambara no kujanisha, batazi ordinateur, batazi n'amatara, mu buryo bamushira muno harimo amatara akayoberwa ikintu na kimwe. Nawe ahera nawe pi ariko uwo ngo azodutanga mw'abantu. Ngiki kintu kigomba kugira umutima wawe shari kuba ngo ese ko abandi byashobotse kubera ikije bitokunda. Mureke kubwire gira ndamasomo gusa nitumangira dusiri. Tubone uyu mubiri hari igihe uzodemission. Udemission murabyumva ukawuhahira ibyo wari ukunda byose ukanga tufungura ukakubwira ngo ngire cyane cyo kurya inyama bene zingizi zo gushikura cyane urusheti sinoba nkigira ubushobozi bwo kwita kandi kuma umutima no mu nda na estoma biracyashoboye kuzobikora ariko bikanga. Wabwira ngo ndakwambika ariko tugende twihute turebwe bikanga kubera kuko umubiri usude mission nushaka wisubizemo intege wowe ukibishobora. Ukorera Imana batarimo bakubwira ngo agukangu icara ngo igwino ngo gira gute ibyo birakureba. Amen. Atukuza Yesu azagaruka. Ni mugoroba numvika umurenge atubwo ko nije murenge tuzamura ibiganza. Haleluya! Reka mubwira aya makuru ari ibintu tutazabazwa na kimwe habe na kimwe nitugara mu bwami bw'Imana. Tibazo bakubwira ngo ese gitumutigiye kuri King School kubera kutagiye kuri college kimwe n'abandi, kubera kutize university, kubera kutaharaniye kwiga nk'abandi, kubera kutabaye umusirimu muyobore ubwira zari musiri ibyo tibazabitubaza. Ibandi muri mu makuru bazotubaza ngo ese ngo ngwino yatangire report, bazotubaza icyo twakoresheje uyu mubiri wacu niki wawumarishije izi mbaraga wari ufite wazimarishije mu butunzi bukeya na gutonyangirije niki wakoze kugira ngo ufashe abari bashonje. Wambitse bangahe? Ni bangahe bamenye Imana kubera wewe? Abantu babaye ingumba bamera nka wa muntu wabitse ataranto Yesu wa muntu yamuhaye ngwiwa marabika mwaravuga ngo namenye kuri umunyesha kandi uzuza gusarura mutabitse. Muzi ko abantu tubatunze baramenye Kristo ariko ari ngumba. Baza umutima wawe ubwire ngo ese iyi myaka 10 maze kukumenya Yesu nagiriye akamaro. Ni bangahe basigaye bizeye Imana kubera je barimo nico dushaka umukoro n'ukugenda ngo twamamaza izina rya Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Turibwira abatarimenya kandi ngo abizera tubabatize mu izina rya Yesu n'iby'umwuka wera w'Imana. Amen. Haleluya. Mbese uzabayo mu bihumba by'ijana uzabayo ubihumbagiza ijana jewe nzabayo
ibyo tibasaba byereko n'ubuhanuzi bwuzuye buzasohora kandi nibwo bwonyine dusigara ugume ubyitegure uzogusenga umenye kuko uzatanga ripoti mbese uzabayo mbese uzabayo uretse umwana w'Imana. Amen. Tayari maraso kandi ikindi kiguzi kigisabwa ntabwo ari ibyacuri ntabwo ari ibyo dutunze ntabwo ari ubwenge tubisa mu mitwe ntabwo ari sandigiri n'amadiploma atangaje icyo gusa dufite ni Yesu niwe tugomba kwizera wenyine niwe wasabye kwizera Bibiliya ivuga ngo ukundishe Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose atabuze na kimwe nicyo dusabwa gusa cyonyine. Amen. Kandi uzoza umenya kuko iherezo rya byose rirahari. Iherezo rya byose rirahari. Narangije kubwiriza tugiye gusirimba dusenga Imana. Anateguye kandi byinshi. Wakoze igitangaza. Nari ko umuka abido nawe numva usa n'ababwira ko tuzoja nuko cyo gusa mumenya turi mu isi y'intambara. Isi y'intambara isitagira imbabazi isidakunda isi zipfusha igapfakaza abana bato isi iza yakababyeyi abana babo bose ikabakuraho isi iduhiga kugira ngo itwambure icyizere cy'umwimerere w'Imana muri twebwe isi izishaka kugira ngo idutandukanye n'ubwiza bw'Imana ariko kimwe muhumurize muri uyu mugoroba wanasifiwe sana. Amen. Ibitutsi watutswe ibinyoma wabeshewe amakuru mabi wavuzweho nimba utarangize mu ruhare utazakwandukura mu bwami bw'Imana. Imana yabibwiye Mose iramubwira ngo Mose arabibwiye ngo nimba ugiye kwica ubugobo bantu uzimye mu gitabo cy'ubugingo uzimye nta bindi iramubwira ngo sinzabikora ikaramu yanditsemo keretse wowe ni wowe ubundi Imana igira ikaramu natwe tukagira gombo yo kuzima. Iyo imaze kwandika ni wowe uzana gombo ukazimya ukavuga ngo kwa hiari yangu mimi naamua kutokuishi kwa hii nchi ya mbinguni ugasezera ubwami. Ni wowe uzuga misiona wenyine nabari niyo bakuvugira niyo bamurambi wanyu muri abakene niyo bamurambi wanyu muri bisenzi niyo bamurambi wanyu timusamororoka niyo bamurambi wanyu muri jike ibizabi kwandukura mu gitabo cy'ubugingo iyo wacanditswemo yamekwisha biba birangiye. Kutomwanogwa kukorera shetani anani mukeni ndamyoyoshaga bahemba ukuti kulomba utariho mukungube tibiti rukogo nukiriho kutuko mwanogwa kukorera shetani anani mukeni ndamyoyoshaga
amahemba ukuti kuroba utayumva umukungu tibiti tibiti ukiriho atukuza Yesu turi mu gusaba nyina simbabaza kandi ibindi byose inyongera nta kindi gikurikiyeho dutegereje gusumana w'Imana ibindi andi madistraction muzotanga ifaranga kugira ngo pasiteri akwemere uzoturira kugira ngo ugire igikundiro kuri we pasiteri nawe agira igikundiro ku bandi bamukuriye araje muri sisiteme ngo n'umwe yumva kuko ariho birangiriye Imana ayisimbuse kumenyana n'abakomeye uwo munsi nabo bazoshoberwa ibyo ni amakuru tekinoloji y'isi yose izazima ihinduka umwijima mureke mubwire musezere kuri akantu kubera kuba agaciro nimba mubona abarozi babona nimba mubona abasambanyi basambana nimba mubona abivyi ibintu bagafaho nimba mubona abicanyi bakora ibyo bakora bakamererwa neza nimba mubona inyungu z'abagizi ba nabi n'abagome n'abanyarugomo bagikomeje gukora ibyo bakora ni ukubera kuko umuco ukiri mwisi kandi uwo muco ni twebwe umunsi tuzakurwimo isi zacu umwijima Yesu yaravuze ngo muri umusozi muri umuhana kandi mwubatswe ku mpinga y'umusozi nimwe mumurika mwenyine gusa kandi niba ufashe iryo tara rimurika ukaritwikiriza itongo igishambagara ukabitwikira uwo muco tuwomaho muzi impamvu ni umunsi tuzaba tuvuyeho icamurikiraga isi kizaba cakuweho abanyabwenge bazarindagira abakire n'abatunzi bazarindagira abasitari bazaba amatope toza umutima wawe kandi wigishe kwirinda niho hari tere y'Imana y'umwidagaduro wayo tere nimba bambakwe barakomeye na bakamavinga n'abandi nuko babonye tere y'akabumbu bakinira mantrenema ngo bamare babona kuza mu isi dutangira kubafana twese titwari tubazi ariko bataja kubatere ntabwo bari kubimenya ahantu rero ubwidagaduro bw'Imana ahantu iza yicarika kwibona ntabwo ari muri iki kibanza ntabwo ari ukubaka ngo tugire amafoteye arutari yatwicayeho oya ni umutima umenetse aho ngo niwe iza yicarika kwibwa yamarika bamubwira itorero ryacu n'iyi nzu nzamberwa mu ngabe mukamererwa neza mureke mbayeza amakuru mato mumenye kugeza ubu nyine dufite abanyabwenge bize bateye ubwoba benshi ndetse mu bwoko bwacu ariko baza baje kubaza n'ubu nyine kubera ibihe turiho ngo ese Sebagama havuze gute Sebagama ni umufilozofe wanditse ibitabo bingana umusaza Bicinoni nta makuru yigeze avugaho muri bino Bakarikofi abo ni abantu bigishijwe gusa n'umwuka wera w'Imana arababwira ngo ni A B bamenya gusoma Bibiliya uwo mwereza umwandiko w'umwana wiwe wiga uvira ko ifaranga zarashize tiyomenya kurusoma ariko Bibiliya yimugezeho arasoma n'abanyabwenge niyo ndiko Bibiliya ivuga ngo Imana ni goge kuva mu byaha no gushisha mbese uzabayo mu birumbagiza amajana uzabayo musengeze iteka abamarayika bazaririmba bati Yesu we uwapfuye upfira mbese nawe mbese uzabayo ubwiza amajana zabayo musengeze iteka we ngo basi tugasengana ubwira Imana ikongera imbaraga